ariko rero amateka y'u Rwanda urubyiruko muri hano rwose numva bifite uburemere bifite n'agaciro kwiha kuvuga muti ibyabaye muri genocide ntabwo twakwemera ko bizongera kuba, ndetse mugahera no ku byo mwabonye cyangwa mwumvise mwavanyemo amasomo. Biriya biri mu butware, ndaza kubereka ukuntu biri mu butware, kandi mukwiriye gukomeza kuko n'ubundi nibyo byubaka nubwo bivunanye. Nabyo ndaza kubera uko bivunanye nibyo bikwiye, kandi mushatse bitavunanye kugira ngo mubeho muteze imbere igihugu cyanyu, ntabyo muzageraho na rimwe. Uwabibabwira ngo hari bitavunanye bigeza abantu ku majyambere, bigeza abantu ku byo bifuza, azaba akubeshye. Ntabwo ndi bubabeshye, biravunanye bikavuna n'abayobozi. Hano numvise ko nahoze mbona mu byo mwakoze mwaganiriye guhera na kare, abayobozi bavuze bakavuga amateka yabo, bakavuga ipfunwe, ikimwaro batewe no kuvangwa muri ayo mateka. Ira ni ubutwari. Niho bihera. Ariko ndashaka no kuvuga maze niba babaye n'intwari, mujye mu bintwari mu bigeze ku ndunduru, ntukabe intwari igice. Bivuge wumve ko nawe koko umutima wawe uruhuye, wibigira ngo hagira ikindi kiguma kigobetsemo ukuntu bivaneyo. Ndetse umuntu w'intwari kurusha yemera icyaha cye, ndetse akanafasha n'abandi no mu cyabo. Gufasha abandi mu cyabo ni ukuvuga ngo ashobora no gufata responsibility no ku cyaha cy'abandi, ariko kubera ko kimufiteho uko kimugeraho cyangwa ingaruka yacyo. Niko bimeze. Kubera ko mu Rwanda nk'ubu ngubu genocide yabaye, hari uwahoze ambwira, hari umuntu wahoze asobanurira ati buriya ikibazo cy'u Rwanda ukuntu gikomera, ati no mu mateka y'u Burayi ariya ya Holocaust, ati buriya isi ntabwo iby'aba Jews n'aba Germany, the Nazis, aravuga ati buriya aba Germany bo ntabwo bakoze nk'iby'abanyarwanda bakoze, ngo abaturage babigiyemo barahaguruka. Buriya Hitler yari afite abantu yateguye nka za milishiya gusa, iyo bitaga SS, bahiga ariko ntabwo ari ukuvuga ngo abajamane bose barahagurutse bajya kwica abajuzi, ntabwo ariko byabaye. Ariko mu Rwanda byo bisa nk'aho ariko byabaye.
byo byagiye mu miryango na bya bindi mwahoze muvuga by'abantu bakijije abandi nibyo byaragiye abantu individuals bakira abandi, ariko haragiye haba ikintu kimeze nka movement ijya mu bantu umuturanyi agahinduka bakeya babikoze bagahisha, abandi iba nka movement akamenya ko agomba gutanga n'uwamuhungiyeho. Biragenda bijya mu izina abantu abayobozi, n'impamvu abanabikoze abayobozi babikoze bafite icyo batekereje. Baravugaga ngo reka tubishyiremo abantu bose, nitubishyiramo abantu bose bizagora kugira ngo bitugireho ingaruka. Bazahana abantu bose. Ni nko kuvuga, ngira ngo baranavuga bati hari n'Imana nijya guca urubanza izareba izacira abantu bose urubanza, izahana abantu bose, yabahana ari ushobora kubabara, ariko ibintu winjizemo igihugu cyose ntaho umuntu azahera hana cyangwa bikubaza. Niko byabaye hano mu Rwanda. Byo rero biranagoye cyane, biraremereye kurusha. Niyo mpamvu kubikosora bigomba bisa nkaho binyura muri iyo process. Nanone ni movement nini ijya mu bantu ikabibakuramo, ariko byose bihera ku gutinyuka. Byahera no ku muntu umwe, byahera no ku bantu babiri, bihera ku bantu bake, ariko bagatinyuka n'abandi bakabijyamo. Kavuga ngo twakoze ishyano, abantu bakabyumva, twahemukiye abantu. Ibintu mwavugiye aha byumvikana ni bike, ngira ngo ugiye kumva ibintu buri muntu wese afite hanze aha, abantu iyo bakubwira uko bagenjejwe n'umuntu yavugaga twaranywanye, twari abantu babana, twarashyingiranye, bagira batyo. Ari umugore ari umugabo ari abana, njya kubashakamo ubuhungiro, baranyitaza barambwira ngo genda uguye ati, cyangwa ahubwo bagahamagara abantu ngo kari hano twagahishe, kari hano. Barabikubwiye buri munsi, hari abantu benshi, ni nyinshi, stories ni nyinshi cyane zikwereka ukuntu u Rwanda rwacu twanduye bikabije, bishoboka kubihindura binyuze muri mwe, ariko bitoroshye, ariko tugomba kubikora kandi biragaragara ko biri mu nzira bigenda. Ariko bishaka ubutwari, bishaka courage. Mwebwe rero batoya batikoreye ya mizigo abantu bagumye bavuga, mufati ya mbere. Natwe babaruse cyangwa bababyaye, ubu nimwe tureba. Ubu hari ibyatunaniye, hari ibyo wenda twebwe bimaze kuturenga, byaducitse, nimwe turavuga ngo uru rubyiruko ruzabikora. Ndashaka ko iki tuvuga ngo uru rubyiruko ruzabikora biba impamo, ntibibe icyifuzo gusa, cyangwa ntibibe kubivugira ko twebwe byaducitse cyangwa byatunaniye gusa, tukavuga ngo okay, ubwo byanze bariya bazabikora gusa. Ndashaka kubivuga, ndashaka kugira ngo tubivuge tubifitiye n'icyizere, dufite na conviction ngo niko bizamera, sibyo? Naho ubwandu abanyarwanda dufite, abanyarwanda bamwe bafite kurusha abandi,
ariko byose bikarangira bibi abanyarwanda. Burakabije burakabije. Buri munsi yewe uko bigenda numva ibintu bimwe nkavuga ko ntari mbizi, waba ukirangiza hakaba haje ibindi ngira ngo ni bimwe abantu batinya kuvuga cyangwa kutinya kubwira abandi. Vuba aha no mu muryango wanjye mvukamo hari ibintu namenye vuba aha nza kubaza n'abantu, ariko kuki mutigeze mubimbwira? Mbaza n'uwo muryango wawe, kuki mutigeze mubimbwira? Mu muryango wacu tuvuga turi 6, n'igihe umuhererezi uwa kabiri muri twe ejo bundi nibwo nabimenye muri 70 za 72 na rimwe na kabiri aho n'iki abinaha yakiba mu Rwanda mu ishuri yigagamo, ishuri ngo ry'Ababiligi hariya Huye za Butare. Bajyaga bagera igihe buri cyumweru cyo kumushyira ku parede, bakabwira ishuri ngo ariko ngo harya ngo hano Abahutu ni bande, Abatutsi ni bande, abandi ntabwo ariko no muri abo bera hari abajyaga ku ruhande rumwe nabo bakavuga ko ari bamwe muri abo ngabo. Noneho bagahamagara uwo mushiki wanjye bakamuhagarika aho ngaho ngo muze Umututsi kwaza, abandi ngo ni muze, bagatora umurongo ngo ni muze mumva uko bameze, ngo izuru, ngo mu izuru rye ngo nta gufwa ribamo, ngo no umukobwa agahaguruka akajyaho bakaza bakuru batyo. N'ejo akaba azi ko ari uko bazamugira, n'ejo bundi they would parade her imbere y'iclass, kamuhaguruka ngo nimuze, ngo wari wafata ku izuru ry'Umututsi ninde. Babaga buri wese bakagira tani zo kunasubiramo, n'uwafashe ku izuru ry'Umututsi akaza kugaruka kureba niba ryahindutse yabaye ikindi. Ubwo icyo ni igihugu, ubwo murabivuga ni igihugu. Aha nuho twabyemeye, bari barabimije mbimenye ejo bundi, ariko bangiriye neza kuko ibintu byinshi nk'ibyo sinkwiye kubimenya. Kera mu ntambara ibyo Musa yababwiraga, twajyaga dusanga ahantu bamaze kwica abantu hari mass graves, harimo ibihumbi 100, ibihumbi 3, tugasangamo abantu imibiri yabo igishyushye batarapfa bataranoga, bamwe twabavanagamo bakaba bazima. Ariko bigeze aho mbwira abantu maze rero nimunabibona mwo kuzajya munabimbwira, muzongera no kujya mubinyereka, kuko akazi kari imbere ntabwo gashaka kubona ibintu nk'ibi, kuko wabibona akazi wakoraga ukagakora ukundi. Ntabwo ntigese ngishaka kubibona, mujye mubimpisha ntimukanabimbwire. Hajya gutwaragura abana abagore bari aho, harimo bakiriho n'ubu ngubu. Hari uwo nasanze ngira ngo mu 2004 twagiye Murambi na 4 ngira ngo mu bintu bya genocide. Hari umwana umusore wahagurutse atubwira ko twamutoraguye mu masigure afite ngira ngo imyaka 7, amaze gukura. Amaze ndamubaza ntise ubahute kubahute, sinamubazaga ibindi, namazaga mu mutwe we ukuntu
ubwo kandi amaze atubwira ko abantu bamwiciye umuryango we n'abo bagerageje kumwica icyo gihe tujya kumutoragura mu Massigrave, atubwira ati aba bantu ejo bundi mwarabarekuye. Ubwo urumva kumbwira mwarabarekuye n'ubwo ngo nawe ufite icyaha cyo kurekura aba bantu. Rwose ndamubwira ndacyemera, ndamubwira nti icyo cyaha ndagifite, ariko ukimbabarereho kuko ntabwo ari icyaha cyo kugira nabi, ni icyaha kijyanye no gukora ibidashoboka. So mubajije ntise ntubahute, ntiwumva mubaze nti buracya bukiro ubahute. Umwana arandeba ngo kubaho ngo mbaho ngo rega ngo tubaho kubera ko tubwira ngo tubeho. Umwana niko yanshubije, bamwe ngo buri munsi kandi uratubwira ngo tubeho. Kubitubwira tubaho. Niba uyu mwana rero afite umutima nk'uyu wo kubaho, wo kurenga ibi, kumwica kuko yarapfuye, kurenga uko yapfuye uko, yarangiza akambwira ati turubaho kuko tugura ngo tubeho, ndetse no kuvuga ngo tunabana n'aba ngaba batwishe ejo bundi warekuye. Nicyo yambwiraga Murambi hariya, atabara twishe warabarekuye, urangira tubwira ngo nitubane, turakwemerera turabana. Niba icyo gishoboka, niba uyu mwana ashobora kubaho akababarira aba bamwishe, ninde mu Rwanda hano utatinyuka ngo ahagarara avuga ati twakoze ishyano rwose mutubabarire? Kubera iki batabikora? Niba twarabwiye abana bamariwe imiryango bafite imbunda, twabwira tuti ntimwihorere, ntimwice abantu barabica ariko mubyirinde, bakabyemera. Erega iyo batabyemera, ubu ngubu tuba tuvuga indi nkuru. Iyo batabyemera, iyo tutababwira ngo bumve, tuti musigeho mutica, ibyo James yavugaga, harimo bamwe bageraga batya nyine ukanamwumva, tukabafata tukabafunga, ariko habaga ari nka 1% byarenze. Hari noneho n'ababikoraga bangiza bakiyica. Hari uwavugaga ati mwatubujije kwica, ariko aba bantu batwiciye ntabwo ari abo kureka gusa ngo bagende gutya, kubera ko ndi bumwice mukajya kumfunga cyangwa mukajya kugira gute, bakagenda akamwica yarangiza akirasa. urumva uburemere bw'ubwo buzima bwacu bw'u Rwanda uko bumeze. Ntabwo ari ubuzima busanzwe, mujye mureka kubikinisha, mujye mureka babashinyaguze bo hanze bo babikinishe, ariko mwebwe ntimukabikinishe kuko baba bashinyagurira. Nkuko ajyaho ngo ukinane useke n'umushinyaguzi ugushinyagurira. Ibintu biremereye kubwira abantu uti musigeho mutagira icyo mukora, ndetse babikoze ukabahana, bageraho bakabyemera, ariko barangiza abandi kuki abandi batatinyuka bavuga bati nk'ibi ngibi mwakoreye hano, abantu bamwe batinyutse bakavuga kuki ikirimo kiremereye kirusha icyo ni iki.
ibyo ngibyo ubwabyo kuki bitabigukoresha mbese ahubwo ariko ubu